Ngwaye ikaze none nshuti muvandimwe Mpeta TV, ndagushimiye cyane waduhema kubana natwe, by'umwihariko wakoze subscribe ndagushimiye cyane. Ariko nawe nimba uri mushya ndagusabye ngo banze ukore subscribe ubundi tujye tubasha kwibanira. Inzira 10 wanyura ugira ngo utangire business yawe kandi wishatsemo igisubizo. Burya business kuyitangira kuri benshi ni inzozi zitajya zijya mu bikorwa, mu gihe ku bandi gutangira business ari ijambo ribatoneka bitewe nuko bigeze kugerageza gukora business ntibibahire, rimwe na rimwe no kunguka kwabo bikaba kure, yewe hari n'abahombye. Ni umwanya wo kurebera hamwe zimwe mu nzira zigera ku 10 zitandukanye wanyura igihe cyose waba ushaka gutangira business yawe, ndetse amahirwe y'uko zizakungukira nayo akiyongera. Byinshi kuri iyi nkuru mu buryo burambuye ndagusabye ngo bane natwe tugerane ku musozo. Ndagushimiye cyane kandi ngwaye ikaze nanone inzira 10 wanyura ugira ngo utangire business yawe kandi wishakemo igisubizo. Inzira ya mbere, tangira gushakisha uhereye mu byo ukunda kurusha ibindi. Burya biroroshye gukora ariko byoroha cyane gukora icyo ukunda kurenza ibindi. Ese mu buzima bwawe ukunda gucuruza? Ukunda gucuruza iki? Ese ukunda korora? Ukunda guhinga se? Ese ubundi ukunda isuku? Ukunda gusukura? Ese ukunda guteka? Ese ukunda gukora imisatsi? Mu by'ukuri ukunda iki? Ukunda umuziki se? Ukunda kwigisha se? Ese ukunda IT? Ukunda imibare se? Ukunda gukora capati n'amandazi? Ese ukunda makiyaje? Ukunda kubara inkuru? Ukunda iki? Icyo ni ikibazo cya mbere wakwibaza. Ibyo ubonye bikaba byakubera ibisubizo bituma utangira business yawe. Burya business ntabwo zigira icyo zigeraho zihubutse, biba bisaba ko zigwaho, zitekerezwaho ndetse zikubakwa. Hera ku cyo ukunda kandi ukora neza kurusha ibindi. Inzira ya kabiri, mu nzira 10 wanyura igihe cyose ushaka gukora business yawe ndetse ukishakamo ibisubizo. Itegereze mu byo ubona bisanzwe, ubona ari iki wahindura cyangwa wakora mu bundi buryo. Guhimba udushya ni byiza ariko si impano ya buri wese. Birashoboka ko niba witegereza ubona ko ibyitwa ko ari bishyashya tubona ku isoko akenshi biba ari ibyari bisanzwe byahinduwe, byongeweho ibirungo cyangwa se byahinduriwe amabara. Reba business zisanzweho. Ese aho uba amaresitora korate? Ese amasalon de coiffure ubona ari icyo ubona wahindura? Ese ugiye mu buryo bwo kurema no guhanga ubona imyenda idodwa imeze ite? Ese uzi kudoda? Niba ubizi n'iki wadoda kidasanzwe? Ese ibitangazamakuru zibibaho n'iki wakosora uramutse ufite igitangazamakuru? Ese nakaye gashya wazana muri business ya transport? Kubona ikiza wakongera kubisanzwe byagufasha kubona icyo wakora watangiza business nshya. Iyi nzira isaba kufungura amaso mu byo ubona ugashakisha mu by'ukuri n'iki wakongeraho cyangwa wahinduraho, bityo cyo kikaba gishya ukakifashisha muri business yawe. Inzira ya gatatu wakwifashisha mu guhanga business yawe wishakamo ibisubizo. Ni icyaho batashobora gukora, badashaka gukora cyangwa badafitiye umwanya wo gukora. Burya kugira ngo ubone amafaranga ntabwo buri gihe ukeneye guhimba igicuruzwa gishyashya cyangwa se business ihambaye mu kuba idasanzwe. Umaze kubona icyo abantu badashaka gukora cyangwa kibatera ubunebwe, we gishobora kukubera business kandi nini. Aha twavuga nko gukora amajaride, gusukura mu ngo z'abantu, kwita ku matungo y'abantu, kwita ku bishingwe, kuba wafasha abantu kubagereza ibicuruzwa byabo mu ngo n'ibindi. Inzira ya kane ushobora kunyura igihe cyose ushaka gutangira business yawe ngo wishakemo ibisubizo. Ni ibiki bikuruhura mu mutwe? Ni icyo uhitamo kurangariraho? Ese mu by'ukuri iyo urushye wumva ari iki kikuruhura mu mutwe? Ese iyo ufite akanya wigengaho ntacyo gifite cyo gukora ni icyo ukora? Ese ukunda koga muri pisine? Ese ukunda karate? Mu by'ukuri ni icyo ukora iyo usaguye umwanya? Ese ukunda gukora amasoftware? Ukunda kubuhimba imikino? Ese ukunda kuba uri kwandika imivugo? Ukunda gusoma se? Ese ni gute icyo ukora ngo kiguhuze gato cyakubyarira amafaranga kandi ukubyaza umusaruro ibigushimisha n'ibyo ukora igihe usaguye umwanya?
ese umara amasaha angahe kuri Facebook? Ese WhatsApp yibaho? Ese abo muba muri kuvugana waba uzi ko ari isoko y'amafaranga? Ahari imbaga haba hari amafaranga. Facebook, WhatsApp, Twitter wahakorera marketing ikomeye, wahacururiza bikomeye. Wefungura amaso ushakisha ariho hose watangira gukura ifaranga uhereye ubu. Inzira ya gatanu washingiraho cyangwa kwifashisha mu gihe cyose ushaka guhanga business yawe. Haguruka utanga ubumenyi, shaka abo wigisha ibyo uzi. Ubwenge bwawe ntabwo burya ari igishoro. Kumva ko wanyuriye inzira yo kwitwaza ibyo uzi ngo uhimbe business yo kubyigisha abantu. Hari abakeka ko bitakunda kubera rimwe na rimwe bisuzugura. Burya ibyo uzi hari umuntu witeguye kuba yakwishyura cyangwa yakwishyurirwa amafaranga kugira ngo abimenye. Wewe kwisuzugura, iga, tekereza urebe uko ubwenge bwawe bwakubyarira amafaranga. Inzira ya gatandatu ushobora kunyura igihe cyose ushaka gutangira business yawe ngo wishakemo ibisubizo. Tegurira abantu amahugurwa yari yo yose. Ku nzira ya gatanu twavuze haruguru harimo kugurisha ubwenge wowe uzi. Aha rero ntibigusaba kugurisha ubwawe gusa, ahubwo ushobora no kugurisha ubw'abandi. Ese ni abahe bantu uzi bazi ibintu ukaba uzi abantu bakwishimira kubyishyura kugira ngo bige ubwo bwenge? Tekereza uko washaka sare aho amahugurwa abera, ushaka abayatanga, nurangiza ushaka baza muri ayo mahugurwa bakwishyure. Kwigisha no guhugura ni business yabayeho kuva kera kandi itazigera iva ku murongo. Inzira ya karindwi wakwifashisha mu guhanga business yawe. Kora ubushakashatsi ku masoko, menya hari amafaranga mu gace k'iwanyu maze ujye ugurisha ayo makuru. Gutegurira abantu business nabyo burya ni business. Iyo ufite amakuru ahagije, warakoze ubushakashatsi ku hantu uba, uzi ibyaho, uzi n'ibyo umuntu yahakorera akunguka, ayo makuru burya ni business. Gutegurira abantu business plan no kubigira imishinga ni business iryoha cyane. Iyo ufite amakuru kuri business zishoboka, uzi business zishoboka, yegereye kwiga imishinga, maze rimwe na rimwe mwandika imishinga mujye kuyigurisha. Gutegurira abantu business plan no kubigira imishinga ni business iryoha cyane iyo ufite amakuru kuri business zishoboka. Iyo uzi business zishoboka, yegeranye n'uwiga imishinga, maze rimwe na rimwe mwandika imishinga mujye kuyigurisha ku bantu batandukanye, dore ko hari abafite amafaranga babuze icyo bayakoresha, biteguye kuba bagura ibyo bitekerezo byanyu. Inzira ya munani, gura business yatangiye gukora. Burya gutangira business ntabwo buri gihe biba byoroshye. Rimwe na rimwe ukeneye kuba wagura business umuntu yakoraga akaba yivuyemo. Ikigenzi muri ubu buryo witaho kurusha ibindi ni ukureba niba uwo muntu atavuye muri iyi business kuko yamunaniye. Ese niba imunaniye n'icyo atabashe gukora neza gitumye ananirwa? Iki gitumye ahitamo gusezera iyo business akayivamo burundu? Ukimenya neza impamvu itumye ava muri iyo business, niba ufite ubushobozi yigure. Ibi bizatuma ugumana abakiriya yari afite, ugumana isetu, uhita ubona ibikoresho rimwe na rimwe n'abakozi bamenyereye. Inzira ya 9, tekereza gukora akazi kawe kuri interinete, utanga imisazi itandukanye, ukora ibiraka bitandukanye cyangwa se wamamaza. Uburyo bushya buri kumenyekana cyane ku isi nka freelance, n'uburyo ukora akazi runaka ukagakora utabonye n'uwakaguhaye kandi guhembwa bikabaho. Ubushakashatsi kuri murandasi, urebe ku rubuga bita freelance, bityo umenye uko iyi mirimo ishobora gukorwa. Umwanya wa 10 ariyo nzira ya 10 ya nyuma, rangura ucuruze. Iyi nayo ni inzira itakwirengagizwa igihe utekereza business watangira. Aho ubucuruzi n'ubugari byaterwa wowe n'icyo wahitamo ndetse n'icyo wabonera igishoro. Hari ibyo wacuruza wabikuye mu gihugu, ariko tekereza no kuba wajya hanze cyangwa hanze y'igihugu ukazana ibindi bicuruzwa.
tekereza kuba wajya mu mijyi itandukanye ukazana ibicuruzwa, shaka amakuru ku bandi bacuruzi kandi ushaka amakuru ku byunguka kurusha ibindi. Aha simvuga ibyunguka umurengera, ndavuga ibyunguka ugurisha ugasanga hari itandukaniro riri hagati y'amafaranga igicuruzwa wakiranguye nayo wakigurishije. Ndagushimiye cyane kubana natwe. Byinshi kuri izi nzira 10 tukugejejeho ushobora kwifashisha kugira ngo utangire business yawe wishakamo ibisubizo. Niba ubona ari cyo zigufashije cyangwa zafasha abandi, bitwereke muri komenti. Ikindi kandi ntugende udakoze subscribe kugira ngo tujye tubasha kwibanira mu nkuru zacu zose. Ndagushimiye cyane, Imana ikurinde nawe ubutaha.